katusabe mama we ubona bari kumwe na nyina wabo badufashe bihangane ntabwo byoroshye babwima yararwaye wongeze inzira zose yanyuze ariko Imana ntiyakunda kumucyura kuri icyo gihe ejo bundi rero arambwira ati mama ndarwaye ndarwaye ndamufasha gerageza ushaka uburyo waba imiti hamwe cyangwa se nzagutore kuko abona ko rwarizaho ari ibyaba bikomeye umwana wanjye yari umwana wihangana kandi yari umwana wubaha yari umwana mbese abana bose n'abana banjye bose bahora ku mutima ariko nawe yahoraga ku mutima barababajwe n'uko kandi nari nshatse kujyayo barambwira ati buretse ariko abana rwose ndatekereza ndavuga nti reka mbere wenda hariho arinyuma kuwa mbere ndamuhamagara muri iyo minsi turakomeza turavugana arambwira ati urwaye umutwe ariko umutwe rwose ntabwo usanzwe ndamubwira ngo byaba byiza rero nuko waje ukamubwira ntugatsikama k'umwana ngo umwana arimo ariga kandi ngo agiye gutangira ibizamini ndamubwira rero umwana mwihorere n'abandi abazaza aziga ibintu bikaze ubutore cyangwa se uteguze twahamagaye moto iraza imujyana kwa muganga imujyanye kwa muganga hariya abana kuri santere de sante baragerageje babona kuzamura umunsi wo kumufasha umwana wanjye arariyeho byo kuvugana na muganga amuganye ko mutamufasha mugabo utari kumva na tarasiferi bimeze bite ariko umwana nabonaga ikigaragara ko yarangije kujya muri koma kuko nabyutse baduha tarasiferi saa 11 twari tugeze ku inkwavu baradufashije rwose nta kintu nabarashinja imiti barayiduhaye baradufasha bamwesiragiraho rwose ubwo ngubwo igihe kigeze ku wa kane abaganga burya ni abahanga batangiye kubona ari kugendera bamwongerera umwuka ariko njyewe ndavuga nti Imana ishobora byose umfundiye ko ndi kumenya wangiriza umwana ariko kuko bo bari babibona bigeze ku wa gatanu umwuka bari bamuhaye bahita baraza baramupima baravuga ngo ageze kuri 75 ndavuga nti noneho Mana ntera umwana uruhuko rugashira kuko ndareba nkabona ko ubwo abaganga nabo bari gusiragira gutyo baba bahuza imiti agahishyira ndabona uwo mwana yakiringiro nuko nzakora neza wenda tukazahurira mu ishuri byarageze kuri uwa gatanu bamaze kumupima gutyo bamuhindurira umwuka bamuha wabo umeze nka masike ipfuka umunwa umwana araraho mbasaba kugira ngo kuko yari yafashwe nta kintu arya nta kintu anywa n'ibyo namuhaga hari ikintu kimufata mu muhogo gutya nyuma arahize ndababwira ngo vuga nta kintu mwafasha nkagira ikintu muha kikamugera mu nda baragerageje uburyo bashoboye rwose nta kintu batakoze bamushyira sonde
yo mu kanwa nubwo rwose nubwo yaruhutse ntasinziriye sinajyaga asinzira nabanye nawe igihe cyose ntabwo nigeraga aryama numva nayo yahise ngenda ajya kugura amata ayo mata jye n'umuvandimwe twari turi kumwe twaraye tuyamuha bigezemo mu masaha 9:30 turayamuha numva mpumetse isikane ndavuga ubu noneho ibi bintu ni amahoro murumuna wanjye azunguza umutwe araceceka bigeze mu masaha 10:40 kumva umwuka uri hejuru yewe nta kindi kintu nakoze kandi Imana yaramfashije nahise mpagarara hejuru y'umurambikaho ibiganza ndavuga ngo Mana ndagusabye kugira ngo umpe kwihangana muri iyi sare kuko nkurikije uburyo umwana wawe twakoranaga no gusaragasa ariko nk'umutima wo kwihangana Imana yaramfashije rero mu by'ukuri nshima Imana umwana wanjye Imana imuhe iruhuko ridashira ibyo yaragerageje kudukorera byose twarabishimye ari nacyo gituma tumuhagaritse mu Mana umwana wanjye icyo gihe saa 11:40 tugiye kumva twumva umukuritse tugihita tujya guhamagara muganga ubwo nta kindi kintu twari kurenzaho ariko byarabababaje n'abandi n'abaganga bamusiragiragaho byarabababaje baravuga bati rwose kuko twari tumuhaye transferi kujyana i Kigali buriya twabonaga nta kundi ukuntu byagenda ntacyo twakwishinja twagombaga kubana yakajyanye asigiye umwenda gusa ntabanyina kandi aragiye kuza gusa ntacyo navuga kirenze ibyo Imana imuvugisha umuryango mugari wa Jackie ababyeyi bavandimwe be rero Jackie namuvugaho byinshi Jackie twamenyaniye mu karere ka Rubavu aho yakoreraga twagiye iyo dusohokeyeyo ndetse n'umuryango wanjye aratwakira aranadukunda ariko ntiyabyihererana aratubwira ati ko nababonye uko mumeze nabonye mwaba nk'umuryango wanjye twarabimwemerera nari kumwe n'umufasha wanjye ndetse n'abana ndetse anatwizeza ko azadusura kandi yarabikoze ntabwo hashiraga icyumweru adahamagaye umudamu wanjye cyangwa abana bose ngo bavugishe njye nkorera i Kigali ariko urugo rukabigura ariko buri cyumweru yabahamagaraga agahamagara n'umwana muto utari wamenya kuvuga bakavugana Jacques rero yagira ku rukundo musezeraho rero nababwira yuko nubwo tutari kumwe hano ariko umutima turi kumwe nawe ikindi nababwira mu cyumweru cyashize yarampamagaye aho nari ndi mu kazi Kigali aravuga ati papa teta ko tudaheruka kuvugana abana bameze bate ndamubwira abana baraha ariko nanjye simberukayo ati se nimero za mama wawe ko ntazifite wazinyoherereje ndazimwoherereza arabahamagara nk'uko yabigenzaga n'uhamagara abana ahamagara na madamu ndetse madamu arantelefona arambwira ati Jackie ko hari hashize iminsi tutavugana akaba duhamagaye twese nawe yakuvugishije bavuga ati twavuganye umwanya munini ndetse ambwira ko anadukumbuye mu kwezi kwa karindwi twabyaye impanga yari arimo umwenda wo kuza kudusura kuko yumvaga ashaka kuza kuzireba rero ikintu navuga byinshi ariko ntarondogoye naje mpagarariye umuryango wanjye ndetse n'abandi bantu batabashije kugera hano dukorana bazi Jackie nabizeza yuko nk'uko yadukereyemo ubucuti tutazabatenguha kandi tuzababanira neza nk'uko yabikora mbijeje ko nzabasura n'umuryango wanjye nk'uko yadukundaga kandi mbijeje urukundo nanjye murakoze
maze yaba imbaraga tuzi ariko umwana mwiza akunda akazi agera ku rukundo agakunda abantu. harakabaho umunsi Imana yakuduhaye uraza utubera umugisha wari nyangamugayo wari ntangarugero hahirwa abakumenya ukiriho wari uw'agaciro kuri twese nzagukumbura wampaye ibyishimo kenshi nzagukumbura nawe ugiye uzagubwa neza nzagukumbura iyakumpaye irakwisubije hakiri kare nkigukeneye oya simbyumva umutima ntubyakira aho ndi byose mpora n'ibituma nkwibuka musigiye icyuho ntawagusimbura aho ndi byose mpora n'ibituma nkwibuka musigiye icyuho ntawagusimbura wari uw'agaciro kuri twese nzagukumbura wampaye ibyishimo kenshi nzagukumbura nawe ugiye uzagubwa neza nzagukumbura yana umutima utuje urukundo ruguherekeze uzahora iteka mu ntekerezo zanjye nugera kwa rurema abamarayika bagutaramire bakira iyo ntwari zoje urugendo cyane umutima utuje urukundo ruguherekeze uzahora iteka mu ntekerezo zanjye nugera kwa rurema abamarayika bagutaramire bakira iyo ntwari zoje urugendo najya utari nzahakubera kuko wari uw'agaciro kuri twese nzagukumbura wampaye ibyishimo kenshi nzagukumbura nawe ugiye uzagubwa neza igihe gito ntazabona Yesu nibwo nzabana ndukanye n'ibyago nzamumbatiwe mu maboko ye
Mwitonde mutwaze gahoro gahoro. Murakoze, reka twakire pasiteri n'ubundi adufasha gukomeza n'uyu muhango wo guherekeza umwana wacu ndetse umuvandimwe wacu. Mbere ya byose reka dukomeze gushimira Imana kuko yo ikora ibyayo kandi ntawabihindura. Kandi Imana turi hano ndaho komeza no kwihanganisha umuryango wa Jackie kugira ngo komeza kubakomeza kandi Imana ukomeze kubaremamo n'ivyiringiro byuko mu gihe gikwiriye amaso yabo azongera kurebana na Jackie. Urakoze rero komeza kutugirira neza muri uyu muhango tugezemo ku mubiri mu butaka, ukomeze kubana natwe kandi imbaraga zawe zigote ahantu turi mu izina rya Yesu. Ngira ngo tugeze hano nabonye ko urupfu runguru rurababaza, yumva wari wararututse urana uko bivuga, natwe tubiri uko tubivuga, ariko aricyo bibiri bivugaho. Biravuga ngo warupfuwe, hari igihe uzamirwa no kunesha kw'Imana. Warupfuwe urubori rwa rurihe bakora no bambere 55 1555. Hari igihe urupfu ruzamirwa no kunesha, hari igihe tuzamuza mu dapfa, hari igihe kubaza ko urupfu kutazongera kuboneka. Niyo mpamvu nongeye kubabwirira ijambo kugira ngo yongere kuremamo ibyiringiro, kandi ibyiringiro byacu nuko hari igitondo cy'umuzuko, hari igihe kimwe izi mva zizakinguka hanyuma bapfiriye muri Kristo bakabana n'Imana karamata. Urupfu rero rwa rubori rwarwo kwakonesha kwa kugatsindwa rukaneshwa na kwa kubabaza kwarwo kukavaho.